akenshi uzanarebe umuntu witonda, umugabo witonda ahura n'umugore w'isasu, umugore witonda agahura n'umugabo w'isasu. Ibyo bintu ubundi biva kuki? Urabona hari ibintu Imana yakoze. Nk'ubu Keza wasanga umugabo wawe ari furatiri nta bibazo, ni nkanjye disi, ni no stress. ubwo bwa mbere wavuga ukuri, nta bibazo. Rega abagabo n'abana beza, ikibi ni umudamu ugiye gushaka uwo ari we. Ese uwo mugore imyitwarire y'imeze ite? Mu butoya bwe yari ameze ate? Mu mikurire yakuze ate? Ababyeyi be babanye gute? Erega tujye tubireba, umuntu wese ni base ye. Niba umwana yarabonye ababyeyi be ari tera hejuru, nawe n'umushamago azagutera hejuru. Ibyo byo tujye tubyemera, sibyo? Nyine hari ukuntu Imana nayo ibikora, ugasanga abantu ntago bahuje. Hari ukuntu ubona hari nka couple ujya ureba ukavuga uti izi couple wow ni nziza, oya uretse ukavuga uti izi couple ubafata uriya mugore akamuvana hari akamuhuza n'uyu mugabo byavamo, n'uyu mugabo ukamuvana hano ukamuhuza n'uriya mugore byavamo. Kubera iki? Kubera ko uyu mugabo aritonda n'uyu mugore aritonda, ariko uyu mugore aritonda iki kigabo cye ni igisazi, uyu mugore aritonda umugabo aritonda ikigore ni igisa. N'ugashaka kubahuza. Hari couple nyinshi ngenge mbona havuga ati abangaba wampa chance nkongera nkabisenya nkabahuza gutya. Bro ngurugero je ntari Maria nsohokana n'abantu b'ingeri nyinshi, abantu inshuti zanjye, ariko buri muntu wese twasohokanaga yumvaga guya ukuntu jewe nteye character yanjye ko twagira gute twahuza. Iyo rero hajemo urukundo bro birarangira. Nukuri kw'Imana birangira bite? Urumva iyo umuntu muri inshuti urirekura, ndabeshya, ukirekura umwereka ibintu byose nta kibazo, nawe cyo ukavuga ati ariko Keza man turahuza. Why Keza duhuza? Impamvu duhuza nuko turi abantu b'imihanda nyine, murahura nyine mugahuza, duhuzwa na Henken, duhura n'ikintu urukumva. Ariko iyo hajemo urukundo ndagufuhira, nawe ukagira gute ukamfuhira nkagufuhira. Buri wese ari n'ijisho ry'undi, aho turagendana winjije angaye ninjije angaye yo mwabanye. Ese umushahara wagiye nawe ukambaza Keza ayo wakoreye wayashize. Ibyo kuko urumva mwahajwe n'iki? N'urukundo yongereho n'ubuzima. So rero abantu ntibakitiranye ubuzima bwo hanze, mwitiranye n'ubuzima bw'urukundo. Urukundo ni ibintu bitandukanye cyane. None se Keza wenda ako tukavuyeho, buri wese wenda yumvise ashobora gufata side yiwe. Umuntu ni byiza ko yaba inshuti na ex wiwe cyangwa si byiza? Jewe sinjya mvuga iby'abandi, niheraho kuko mfite aba ex benshi. Ariko nyine wanavuga ugendeye kuri experience mfite inshuti zanjye z'impande n'impande. Akenshi hari aba ex batajya bavaho, babagigiza bya danje. Hari umu ex yumva ko bitarangiye kandi byarangiye. Nk'ubu ngewe no kwazinda mu cyumweru cyashize twahaye umu ex wanjye, ntabwo nshaka kumuvuga izina, urumva, ariko twarasangiye arataha nanjye ndataha. Mwarasangiye? Yego, dusangira hamwe n'abandi n'abapatikope n'abandi bose. Ariko ikintu nkubwiye cyo abandi bagiye ku ruhande gato ntago bishoboka, akantu mwakarya uzi se ntago byashoboka. Ati gute? Reka nkubwire coga, buriya icyemezo bura nuvuga hoye ntuzavuge yego, n'Imana iraguhana. Ati gute? Buriya ibyarangiye njya mbibwira n'abakobwa, ibyarangiye byararangiye, sinasubira inyuma n'ifu kurangira. Ndabyumva byararangiye, mugomba kuba inshuti. Coga twarakundanye. Njyewe uzi idea yanjye, ntabwo mugomba kuba inshuti, kuko iyo mubaye inshuti murongera mukarya akantu. Iyo muriye akantu muhita musubira, kereka mushaka gusubira. Njyewe aba ex banjye ni inshuti zanjye kuri stati, nabo barasohoka, ni abana biza, barasohoka sali ni bikarangira, urumva. Ariko ntago watubona turi babiri, ni imyumvire yanjye Keza. Nta wababona muri babiri gusa, ariko mushobora guhurira ahantu mugasangira. Ntago bishoboka, nta nubwo twagenda ku lunch.
ngo tugede ahantu ngo Keza tujye gufata breakfast oya ntabwo bishoboka dusangira nkande se byararangiye ufite iduka naza nkaguteza imbere nkanakwamamariza ku buntu ariko sinasubira inyuma nta bizu nta za CMS ngo ikiza cyabo bajya bambwira Keza nafite hoteli niyi naguze ibi abakse banjye bihagazeho cyane mfite ibi mfite restaurant ubanza kureba ku kantu Keza ngenda nabapostingira sibyo kuko nifuza iterambere rye twararangi twaratandukanye ariko ntabwo tuba abanzi ni inshuti zanjye ni inshuti yanjye nkuko nawe uri inshuti yanjye coga urumva niba abantu tuvugana byarangiye kuba ubushuti noneho ikibusekeje nkora civile barampostinze urabyemera congratulations yes none igisekeje hari uwanyandikiye sinzi yibagirwa iyo message ngo Keza uko nayo ngufitiye projet ngaho bro kora hano ngo ngufitiye projet we basaga ari byo nyamara ibaza umujama turasangira turatigitana n'inshuti yanjye ngo ngufitiye projet ari uko abonye yaratarabivuga yarabibitse ku mutima iyo bimbwira mbere nari kugufasha wari ufite projet yahise ayitanga nyine niyo mpamvu mubwira urukundo rutandukanye n'ubuzima busanzwe hano hirya ubona sibyo umuntu ugufitiye projet araza ubundi urukundo ni igisasu urihambira ukavuga ati ngewe coga ngiye ngiye kumugwaho kama mbaye ariko se nk'umu ex wawe ashobora kukwinginga akakubwira ati ndagukumbuye ndashaka duhure ariko reka nkubaza ex wanjye tuvugana iki ibyo wabonye warabibonye ni ikihe gishyashya ugiye kubona nakaye gashya uretse amadego uba barankoreye n'amanyanga tuba tuziranye ayo manyanga niyo abahuza mfite umu ex umwe na brotse abandi bose mfite aba ex benshi ariko okay kubera iki uwo niwo tutumvikanye mwapfuye iki twashwanye nabi ntago nta mbuto yanyereye kwa wenda nanjye maybe nayo namwereye birashoboka sibyo ntago ndi umwere ariko niwe muntu na brotse kuko buriya ntago nta mucyo ujya mu mwijima none se bari aba bashaka kubifata nkaho bitarangiye how do you handle them bafite bazimu nuzi uri gute wowe ujya umuntu muratandukanye umuntu musubirana gute icyo mwapfuye se nako kizagaruka ni hahandi havamo umuntu agatema undi akibuka memory y'ibintu wamukoreye ukabona umuntu afashe agashoka aragukubise why shaka undi mushyashya umuforme akubahe nawe umwubahe maybe mwana kubaka kuko ntabwo aza amadega yawe ariko Bibiliya iravuga ngo uzashake niba nababyiza uzabivemo erega none se abantu bose barashaka Paulo na Sila bariyomba Paulo na Sila bariyomba urumva murango gereza ikafunguka ariko Paulo ngo burango ntago yigeze agira gutyo ntago yigeze akomanze ni padiri ntago yakomanze niyo mpamvu yagiye ngo mu ijuru direct ariko mane baratubeshya hari stories ziba buri bibiri ujye use ukavuga utari ko abantu bazibwiraga abana irafunguye umuryango ngo irafunguka mirango aho ubu ngubu ntibasenga ko batasenga ngo iyo mirango ya gereza ifunguke cyangwa mwana abantu bakira bafite philosophy irenze ariko uko ibintu bigenda byisobanura n'abapasiteri basigaye bigisha ubuzima busanzwe covid iza nibwo Sultani inshuti yanjye Bishop Sultani yigisha ko gusambana atari icyaha ngo nishimisha mubiri kuko yaje gusanga nabibuza coga kandi coga araza ni ikintu kidafatirwa mu cyaha ni ikintu wihisha ajya babwira ati ujye kubikora ariko uze gusenga ngo nakarima katagaragaza ubwone ubu arakubwira ati nta cyaha cy'ubusambanyi ubundi uwafashwe ni uwibye nta wagufashe ngo ino mu rusengero uhimbaza Imana wowe umutima wawe ni ugucira urubanza usaba Imana imbabazi ibindi ntabwo bitureba wowe uza mu rusengero ni umunyabwenge ahubwo ntago akubwira ati abakiriya zababona ntubaruzuye Sultani abakiriya zababona Sultani ni inshuti yawe ngo ujya kwiba rugaruka abakiriya
ariko yari afite akazi gakomeye. N'incisha ufata agashishi k'akagabo n'akagore. Kurumva muri Bible avuga ngo yafashe inyamaswa zose imwe imwe, ingore n'ingabo. Inyamaswa urazizi ni afite akazi. Mana abantu bakira bafite akazi kandi ubona n'amateka atarabayeho ngewe mvuga ko atabayeho. Nanjye ntago njyambyemera. Ya ni ikinamico. Ariko wumva ko ibintu byose byaratabawe muri icyo gihe. Nkuko Bible bivuga byose muri icyo gihe byaratabawe byinjizwa mu nkugi. So yewe twigishwa tubwira uyu munsi kizajya mu ijuru ni umuntu gusa niwe wandikiwe ijuru kuko ari ufite roho ibindi nta roho.